Badamu, bagabo, nimureke twubake urugo, kuko umutekano mwiza wa mbere uhera mu rugo. Buriya kuvuga ngo umuntu afite amahoro haba aho utuye nuko ufite amahoro mu rugo. Emmy Pro Universal Records. Emmy Pro Universal Records. Murakoze. Emmy rero ngewe njya gutekereza iyi gahunda nyine nahereye ku mateka yanjye, mpera no ku mateka y'umuryango mvukamo, tuvuka turi abana benshi 12 ku mubyeyi umwe. Nagiye rero mbona uburyo yabanaga na data, noneho mbisanisha nanjye n'uburyo nubatse urugo rwanjye, noneho bituma mbasha no kureba ngira n'amahirwe ingo nyinshi, wenda suko ndi umugore uzi kugira abantu inama benshi cyangwa se no kubafasha, ariko njye ngira Imana nkabona nk'abantu b'abadamu cyangwa n'abagabo bangirira ikizere bakangisha inama bati byatuyobeye. Niyo mpamvu rero nanjye nafashe umwanzuro ndavuga ngo se niba umuntu ashobora kujya kuri YouTube agashyiraho ibintu byose abonye, ngewe kuki ntagenda ngo ntange n'ikiganiro mvuga nti byibura Badamu, bagabo, nimureke twubake urugo, kuko umutekano mwiza wa mbere uhera mu rugo. Buriya kuvuga ngo umuntu afite amahoro haba aho utuye nuko ufite amahoro mu rugo. Amahoro rero akenshi ngewe uyu munsi ndaza kwibanda ku badamu kuko nanjye ndi umudamu. Suko nshyigikiye abagabo pe, ariko nshyigikiye urugo, nshyigikiye umwana mu rugo, nshyigikiye umugore, nshyigikiye umugabo. Tanga rero uyu munsi wenda hari turabyiga mu kiliziya, mu nsengero, ariko dufite ibintu byinshi biduhumye amaso ku buryo mbona urugo rwose rugowe. Nkabona rero ko tutagize icyo dukora, twaba abakristo, twaba abantu basanzwe, n'ukuri urugo rwazadembera neza burundu. Rero ndiyemeza ndavuga ngo reka nanjye uyu munsi ngire umusanzu wanjye ntanga byibura ku muryango. Yego. None se hari wabitewe n'ibyawe n'amateka yawe na family ukomokamo, cyangwa hari ingero z'imiryango ibayeho nabi uzi? Nabitewe ngewe n'umuryango nkomokamo, uwo nashatsemo, ndetse n'imiryango iri ku mpande inyikije. Yego. Donc uri kubona ibikomere byinshi. Nkabibona umuntu akaza akambwira ati ngewe urugo rurananiye kuko wenda umugabo wanjye yabyaye hanze. Nabihuza n'ibyangiye ko umugabo wanjye yabyaye hanze kandi akabyara turi kumwe, kandi nkabasha kumwihanganira. Muri kwa kumwihanganira nkavuga nti byibura singiye gusenya kuko uyu mugabo nemeye ko nzabana nawe kugera gupfa, nkazabana nawe mu burwayi byose. Noneho nabihuza nkumva umugore avuga ati ngewe ntabwo ndi bubashe kubyihanganira ko nge ntabwo kamere yanjye ari nk'iyawe. Ngewe rero ndumva umugabo ntabwo nagomba kubana nawe, ariko nkongera nkareba kuri wa mwana agiye gusiga muri rwa rugo. Iyo umuntu agiye gushaka ni ukuvuga ngo bafashe icyemezo, hari umuryango winjiyemo, hari uwo usanze, hari usize, abo bantu bose baba bagukikije kandi bagukunze. Wagerayo wagira Imana yaguha umugisha ukanabyara. Iyo rero uvuze ngo ngewe ndifasha umugabo nk'ubwo yabyaye hanze tumaze kubyarana abo bana bose, ubwo rero urumva nanjye nari kuvuga nta, ariko nza kubitekerezaho ndavuga aba bana ise harya burya papa wabo azaba ndi. Noneho rero abo bana mu buryo bwo kubabungabunga, ntubatere ibyo bikomere, ntubatere agahinda, ntubatere umujinya no guhangayika, uravuga uti ngewe iki kintu ngiye kucyakira. Ukabanza ukanareba se uyu mugabo wenda kuko habaho kumva umuntu. Niba umugabo yaragiye gukorera hanze mutabana nk'umudamu, birashoboka ko wenda icyo kintu gishobora kumubaho muri kwa kwihangana gukeya ko imbaraga nke za muntu. Ariko bitavuze ko uwo mugabo ugomba kumujugunya ngo ubwo ngo birarangiye. Ukibagirwa ko mwabyaranye, ukibagirwa ko winjiye mu muryango wabo bagukunze nubwo baba batanagukunze. Ntabwo wowe usabwa ko abo bantu bagukunda, wowe ugomba kubakunda. Rero nicyo cyanteye imbaraga cyane, ndavuga nti rwose yego. Ikindi rero nakomerezaho nuko narindi kukubwira ngo ngewe narebeye kuri umuryango nashatsemo mvukamo, umuryango ngewe wanjye navutsemo,
noneho ndabisanisha ndongera ndareba ndavuga ngo se niba umuntu yicara akavuga ngo ngewe maranye imyaka 20 n'umugabo ngo ariko umubyeyi wanjye cyangwa se umugabo wanjye ngewe mbona hari ibintu tutumvikanaho kuko hari umuntu wangiriye inama ambwira ko urugo rwanjye hari umuntu warwinjiriye, hari umugore ahanaha, umugabo yarashatse ndetse wenda umugabo wanjye yamishe inzu, yamishe ko afite ibi, umuntu agaturuka ku gasozi akaza kukubwira ibintu ngo nibyo yakweretsweho cyangwa se ngo nuwabimubwiye, wowe nta na kintu cy'umubiziho, umaranye n'umugabo imyaka 20 mubanye neza, cyangwa umaranye n'umugore, reka tuvuge n'umugore ko byamubaho, warangiza ugafata icyemezo cyo gusenya. Ibyo bintu rero nkumva birambabaje pe. Yego ndabyumva warababaye kuko ariko bifite ishingiro. Urumva uhereye kuri experience yawe ku giti cyawe no mu muryango ukomokamo n'abo bantu bose, none wambwiye ko rero tugiye kuzajya tugira abantu inama. Ni nk'izihe ngingo z'ingenzi tuzagenda tuvugaho no munsi ya introduction kwara gusogongeza abantu, ariko twihereyeho kuko ijya kuri share ku rugo. Tuvuge nk'ingingo sano bishyira mu ngingo ibyo tuzavugaho, none tuzagaruka turi kugenda tuvuga kuri buri kimwe. Ingingo ya mbere ngiwe naheraho no kwihangana. Umugore uri mu rugo ntiyihangane, umugabo uri mu rugo ntiyihangane, urwo rugo ntabwo ruba rukiri urugo. Urugo rusaba kwihangana kuko niba ngiwe mvuka mu majyepfo, umugabo akavuka mu majyaruguru, Imana ikazaduhuza, si uko uwo mugabo azaza ameze nk'uko nanjye wenda meze. Clementine ari nkubwiye tugiye urabona bya ndi bita amashapitre tuzavugaho. Urumva ni ikiganiro cy'umuryango, hari ibintu tuzagenda tuvugaho bitandukanye. Uyu munsi ni introduction, none ni nk'ibiki tuzavugaho, abantu baye babimenya, babe batangira kubyitegura, tunabibakumbuze kugira ngo tuzajye tugaruka tuvuge tuno munsi turavuga kuri ibi, munsi ukurikiyeho turavuga kuri ibi. Nibyo rero ntangiye kuvuga ngo ngewe nzahera icyambiro ruvuze ukwihangana. Iyo ni chapitre. Yego. Iyindi gutyo chapitre yo kwihangana. Chapitre yo kwihangana. Chapitre y'umugabo. Umugabo ku giti cye tuzamuvugaho wenyine, tuzavuga ku mugore, tuzavuga ku mwana, tuzavuga kuri famille dukomokamo, ba data bukwe, ba mabukwe, ba data bacu, bagabo bacu, baramu bacu, baramukazi. Yego. Tuzavuga kandi ese urugo muri iki gihe, muri iyi myaka turimo, mbese urugo turuhuze na n'igihe tugezemo, turuhuze na internet, turuhuze na social media. Mbese navuga ngo ni ibitangaza makuru wenda hari ko nabivuga. Yego. Ni byinshi. Wow, dufite chapitre ziryoshye. Numva ari nk'eshanu. Zirarenga. Yego. Rero nshuti bako urugo turuhuje mbese nibihe turimo muri iki gihe, izo tugahuza urugo na ambiance, tuvuge ukwisanzura gusigaye kubaho. Nagiye muri bride shower, nagiye mu kabyiniro, mfite abantu dukorana byagenze bese nuko ni byinshi. Clementine turagushimiye rero kuri uno muganda ugiye gutanga muri kiliziya yacu ntagatifu ndetse no mu gihugu cyacu, kuko umuryango ntabwo ugarukira muri kiliziya gusa, urakomeza ni umuryango nyarwanda, umuryango gatolika, umukristo. Yego. Rero kandi bumvise ko twatangiye introduction, twawihereyeho, uzabasomera ariko nawe wihereyeho ubabwe n'ukuntu nawe byawe bivuyemo. N'amashapitre mwayumvise nshuti bakunzi b'iki kiganiro cy'umuryango, ndetse n'aba televiziyo Emmy Pro Media ndetse na Iteka TV. Bino biganiro bizajya bitamuka kuri ayo mateleviziyo yombi. Turabashimiye uburyo muzabyakira, kandi turabasaba abatarakora subscribe kuyikora, kandi ku biganiro byose mujye mukora comment, likes and share. Clementine gira icyo uvuga uri gusezera. Ngewe icyo nababwira abantu badukurikiye nuko iki kiganiro ni icy'abanyarwanda muri rusange,
abantu muri rusange, yaba ari umuzungu, yaba ari umwirabura, uwo ari we wese, kuko iki kiganiro kireba umuryango kandi umuryango uragutse. Umuryango ntureba idini, oya, twese duhurira mu muryango. Ndetse tuzazana n'abatumirwa, nifuza kuzagira abadamu bageze kure, bakuze, baba barokore, baba bakatolike, baba abasilamu, ku buryo mbese twese tubasha gushyira hamwe tukubaka umuryango. Uzajya tuzanana n'abo badamu bandi n'abagabo ndetse benshi bafite amateka meza, bafite ibibazo bagiye bahura mu ngo, ku buryo twese dusananira mbese kubaka umuryango, ariko tugamije kugira ngo dusakaze amahoro, kuko amahoro ahera kuri twebwe kandi nta utanga icyo adafite. Murakoze cyane. Murakoze cyane Emmy.